bagore bagabo ibirebire cyane icyampa Imana akaba ari basobanurira bino bintu. Narabyaye rero mpera mu gitondo nabyaye 3:00 za mu gitondo narinze ngeza 9:00 z'ijoro nta biryo ndabona za ninjoro. Umunsi wo kujya gusezera habura tuzasezerana ku wa gatandatu. Umugabo arambwira ati buryo sina no gushaka gutyo. Hari umudamu wari inshuti yanjye yitwaga Mama Fisi naho hano nabaga cyarikiza umuntu yancumbikiyemo mutagira ngo nta n'ubuzima munari mfite abapasiteri bagera muri 5 banyikije imbere y'Imana ku ruhimbi. Hari pasiteri Uwambaje Manuel, hari pasiteri Barores Cleophas, hari pasiteri Kigero itahiye witwaga Andereya yaratashye we ntakiri iminsi, hari n'undi mu pasiteri nibagiwe izina rye icyo gihe nibwo yaragihabwa ubupasiteri baranavuga ngo naba ari nsezeranya ninjye wa mbere yahereye hari yiga nyina asezeranya. Uburyo umuvandimwe yawe wanjye namunyuze undi muri icyo kimodoka arabanga ariko no mugeni ngo kuko atakenga ko nayicaramo ngo no mugeni ngo ngo yagiye mu modoka Bwiza ngo yagize ubukwe bwiza akaze ko ari nyuma abonye ari nje byaramutunga kuri ko Imana twaragiye turasenga icyifuzo kitagisubizwa 180 gico ni nabwo bwa mbere yifashe note nyinshi zitukura. Yarambabazaga hahandi najyaga kuririra munsi y'igitanda. Yarambabazaga hahandi yantukaga akanokoza kugera anyita imyanda yo muri poperi imwe bajyana indobo kandi atori nk'imyanda yandi bajyana mu modoka bakajya kumena indobo. Ati nango n'imyanda aho kugira agaciro nuko yamfataga. Ariko Yesu we wa mugabo yari afite dayimoni nje ntabizi mbi cyane yo kwica. Arakanda hano mutubambo mbari mu mavi arahaturitsa arakanda hara mu bujana araturitsa. Umwana aragenda baka debiri ubwo niho nyimuvana kwa muganga aracyari amazi. None uko yagakandaga karariraga ubwo nyise nari mfite umuntu umfasha nari narabyutse ndi mu gikoni naye agahita ampamagara n'ibitutsi byinshi cyane ngo aho bera igicucu ngo aho bera injiji ngo uyu mwana arira ngo kitamwumva. Kumbara mukandaguye karakana kameze nk'amarika kitondaga kubi. Ndimo guhigura imihigo bantu b'Imana ntabwo ngewe nanga kumenyekana ku rwego ruri hejuru mbona namenyekanye bitabahira ibitutsi ari byinshi ngewe nabyo kuntuka birahari kuko amateka yanjye arashaririye ku buryo haragiye harimo n'ibintu byatuma abantu bantuka. Ngewe nanyuze mu buzima bugoye nanyuze mu buzima budasukuye mbese mfite ibyasha byinshi byatuma abantu bambona impamvu yo kuntuka. Ariko numva nkomeye kuko Imana nanze kuza irambwira ngo nibuke ko umwana wawe yambaye ikibino ku manywa y'ahantu isi yose bireba akambara ubusa agatukwa ngo mbese uzatukwa kurutuka umwana wanjye Yesu yatutswe. Apo numva ndakomeye n'impamvu mbona aranga. Yarambwiye ngo nze mbwira abantu bayo icyambere muhigura imihigo ngo kuko igihe kirageze ngo mwongere muhiga indi. Intuma yarambwiye ibanze imijambo nari narayihaye igihe ngo nzayikorera irambwira ati hute ahubwo ubu nona imijambo rivuga ngo korera Imana ugifite uburyo riri mu mubwiriza tuzarisoma ngo kuko utazi ibyago bizatera isi. Imana rero yarambwiye ngo igihe kirageze ngo mwongere kuyikenera. Abantu bayiteye umugongo ngo hari ibintu bigiye gutuma muyikenera. Rero ubwo mwamaze kubona ko bimeze nk'aho mwagiye muri paradizo nyamara igihe kirageze ngo mukenere Imana. Abantu b'Imana niko yambwiye ngo mbese ko utarimo guhigura imihigo wahize igihe wari uguwe nabi igihe wari urushye igihe wari uyikeneye nyine ukaba waracecetse nk'aho ntacyo wavuze ngo igihe ko kije ugahiga indi bizagenda gute. Irambwira kandi ngo mbwira abantu bagushijwe n'abandi bantu ngo mbese abo bantu babagushije mukava mu byayo ngo nibo babahamagaye ngo cyangwa Imana niyo yari yarabahamagaye. Hari abandi bantu yantumye irambwira ngo hari abandi biheje ngo kuko bagiye mu byaha bagasayisha cyangwa bakanyura mu nzira zigiye zitandukanye ngo bariheje ngo baravuga ngo Imana ntiyabemera. Icyo gihe yarambwiye ngo mbabwire ko igifite imbabazi. Ndashaka kubwira abantu bumva ko badafite aho bahera bongera kujya imbere y'Imana. Yarambwiye ngo ibafitiye imbabazi nyinshi nimugaruke muyigarukeho. Mbese imbwira yuko ifite imbabazi nyinshi zo kubeza bigishoboka kuko igihe kije
ntabwo muzaba mukibonye uko mwihana. Ubwo rero nagira ngo mbwire abantu batuye isi, yaba bari mu mahanga, bari mu Rwanda, hirya no hino, umva mwige guhana agaciro n'abo bantu baba biri mu nzu. Icyo cyonyine nabifuriza, kuko uwo muntu utesha agaciro arimo zahabu n'umuntu mwiza. Mbese hari umuntu utesha agaciro kandi yari inyungu nyinshi kuri wowe. Rero icyo gihe naramwaye nyine imbere y'abakozi b'Imana nk'umuntu, ariko Imana ntimwara, yari yeranje. Icyo gihe twagize n'ibihe bitanabaho. Imana yamvuzeho iryo teraniro ryabaye iryanjye. Ntabwo nigeze mbabwira ko umuntu yantaye nyine yanteje isi nyine akansiga. Nari yeranje, Imana imbabare. Hari abantu bajya babeshya kandi badakunda kubeshya kubera ikigeragezo. Urumva ku kazi bamuhamagaye bitunguranye, mu mbabare rwose n'impamvu ndi jyenyine. Niko niranje ndababwira, n'ubu niko bazi. Igikomere ukakigumanamo imbere. Ubwo baratwarasenze, urumva ntababyitayeho. Twagize ibihe ku buryo nanjye nasigaye ndi mushya. Na wa muntu yagarutse nabyibuka ko yantaye. Namubabariye numva nyine ahubwo ntanamwitayeho. Yesu ni umwami mw'abantu. Amen. Mumbabarire abantu b'Imana, mukunde Yesu. Noneho nihuse ndashaka kujya ndasa ku ntego ahantu byakomereye cyane kurushaho. Byagezemo hagati Imana integeka kuyikora byeruye, ngo nkajya urumva nk'ubu buhamya ndi kuvuga uyu munsi, icyo gihe integeka kubivuga. Noneho sasa ntangira umurimo w'Imana, ariko bigezemo hagati ndivumbuka itanyabwira Imana ari mpa agaciro. Nsezerane n'uyu mugabo ngo korere mfite ijambo. Narumva irambwira ngo ubukwe si ngombwa, ngo wowe nkorera ibindi ngo nta kibazo, ngo ntubirebeho nzabana nawe. Nawe ngeze nta gaciro mbona iyo bumvishe ko ntasezeranye. Ndashaka ko nkorera ubukwe. Irambwira ngo kora dovi ikintu cyose uzakenera mu bukwe nzagufasha. Naranditse nk'umuntu ngenda mpa report wa mugabo Imana yambwiye ngo nkore dovi y'ubukwe ngo izangigikira. Araseka arihirika arambwira ngo uri n'umusazi. Ubu utagira n'icyo kurya, utagira n'ijana, uzakora ubukwe wowe? Kubera ko ishaka ko nyikorera, yambwiye ko izangigikira. Ngumva ngo uhere ku mudugudu ahantu hose ushaka ugenda wandikije, sinzajya ngendana nawe. Yarabikoze koko kuko yari ufite ishyaka ryo gukora Imana ngo mbotse. Bigera igihe cyo gusezerana mu murenge, abakozi Imana bambwira ngo ntabwo ari umurenge gusa, ngo reka tuzajye no n'imbere y'Imana, ngo byose birangirire rimwe. Mpita numva nibyo. Umunsi wo kujya gusezera habura tuzasezerana ku wa gatandatu. Umugabo arambwira ati burya sina no gushaka. Gutyo hari umudamu wari inshuti yanjye yitwaga Mama Fisi. Naho hantu nabaga cyarikiza umuntu yancumbikiyemo, mutagira ngo nta n'ubuzima nari mfite. Hari n'undi mudamu twari duturanye ntibuka izina rye. Icyo gihe n'umuntu witwa Mama Fani wari araducumbikiye mu kizu yitwaga Roza. Uwo muntu ambwira ko atanshaka, atanankunda, atananyeneye, adashaka no gusezerana nanjye. Abo bantu barumvaga. Narize amarira menshi, ndatitira, ndavuga nti se none nkajya nireba nkabona ndi mwiza. Ngavuga ati si ukubera icyo umuntu atanshaka, ese ukubera icyo atankunda. Narinzwi, nari maze kugera ku rwego nzwi, narinzwi n'abantu benshi bakomeye. Icyo gihe naramenyekanyemo gakeya. Noneho nifite n'abapasiteri bankunda n'abandi bantu benshi, ndabahamagara nyine mbateza wa mugabo. Mumubwirira rwose yemera ubukwe ibintu nk'ibyo. Uri umuntu wo kwingingira ubukwe umuntu mubana. Kubera ko abantu bamusananiye yageze aho ajya muri muda, ariko ari njye ubimuhasemo. Nihutse yaremeye turasezerana. Urumva? Ariko ku munsi w'ubukwe najya mbabwira aka kantu, Icyiyoberanya kiragakizwa. Twarasezeranye nk'ibisanzwe dutashye. Ukuri ko Imana kumwe abantu bishimira ubukwe bakavuga ukuntu byagenze. Umutipe uretse no kumvugisha yarayanagana kurwurira adashaka no kundeba mu maso. Ku munsi w'ubukwe twavuye i Remera. Ubwo bukwe reka mbibabwira ndi kwihuta, bwabaye ubukwe bwiza, muteranye ngo bwiza. Nagiye mu modoka itabona ya fime nziza, yarava yari icyaduka nziza ibengerana ifite, mbese nanjye ntashushanya ukuntu yari imeze. Kandi mwibuke ko nta muntu natumiye, sinarinzwi cyane. Abantu barankundaga i Remera ku rwego umuntu agiye ahamagara undi, muze hari ubukwe bw'umukozi w'Imana witwa Mama Gihozo, azasezerana. Abantu bose bishimiye ibyiza byanjye i Remera.
uwo muntu wantwaye yari umudamu n'undi muntu wari wamuhamagaye nyine avuga ati zana iyo modoka byo gukorera umugisha undi agahamagara undi zana iyo modoka byo gukorera umugisha nagize ubu kwiremera runyeganyeza abantu uri kumva nari mfite abapasiteri bagera muri 5 banyikije imbere y'Imana ku ruhimbi hari pasiteri Uwambaje Emmanuel hari pasiteri Barores Cleophas hari pasiteri icyo gihe yaritahiye witwaga Andereya yaratashye we ntakiri iminsi hari n'undi mu pasiteri nibagiwe izina rye icyo gihe nibwo yaragihabwa ubupasiteri baranavuga ngo naba ari bunsezeranya ninjye wa mbere yahereye hari yiga nyina asezeranya ubwo yaragihabwa ubupasiteri ubwo bari benshi n'abandi Barore Cleophas n'undi wazamutse usigaye akora mu itangazamakuru yego Barore twaranasenganaga no mu buzima busanga ari gihe ampamagara kangati ngo dusengane Imana muri ibyo bihe nari narabaye nk'umuntu nyine usa nkumenyekanyemo gakeya urumva yanziye mu bukwe n'ibisanzwe nk'umuntu unzi kwa pasiteri Uwambaje Emmanuel nibo bari ababyeyi banjye urumva nari nkomeye urumva njye niho nahagurukiye nibo banyambikiye nk'umugeni kandi ariko umugeni n'ubundi wari washatse yari yarabyaye yego nari ngize abana 3 ariko aho ngaho kwa pasiteri Uwambaje nibo babaye ababyeyi banjye niho nambariye nk'umugeni ndahaguruka ntiwacu mu cyubahiro imodoka zincakaye ku buryo umuvandimwe yawe wanjye namunyuzeho ndi muri icyo kimodoka aravuga ariko no mugeni ngo kuko atakenga ko nayicaramo ngo no mugeni ngo ngo yagiye mu modoka rwiza ngo yagize ubukwe bwiza atazi ko ari nyuma abonye ari njye byaramutunga nibirebire ariko dusubire gatoya abantu bo mu rugo bari barabimenye hari n'abatashye ubukwe ku ntara aho ukomoka ubwo nagiye mbishagaguramo kugira ngo bidatinda cyane bari barabimenye papa wanjye yaraje uretse ko umuntu atampoye nicyo kintu cyambabaje nahendahenze papa n'amarira navuga ngo papa wikwita ku nkwano n'undi narapfuye meze nk'utariho wimbara nk'umuntu ukiriho mbara nk'umuntu utariho n'ubundi ubuzima ndimo si bwiza ndimo kwinginga Imana kugira ngo nyikorere ndebe ko yanzura ariko mbayeho nabi nyine mu bwiza ukuri rero ngo ntusinyire usinye nk'umuntu uhawe inkwano nubwo ntayo baguhaye ariko Imana izantabara wenda ngiye ubwanjye nzayishakaho nyiguhe papa yatashye ubwo bukwe n'amarira menshi na mama ari ibintu nyine bitaryoshye ariko ndabinginga nabwo ngo n'ubundi ni narapfuye n'umva ari nk'utariho mwemera musinye mwabonye inkwano nta nihari ubwo ni nko mu mwaka ubwo aho byari bigeze umwaka wa 2016 nihuse twavuye nyine mu kirori nageze kubabwira ukuntu twatashye umuntu ntandebe nirihumye bwarakeye nk'abantu b'Imana umugabo ajya abantu bose baratashye bukeye nabo mu byaro n'abahiriye akajya yibera muri salo mu ntebe yiryamirayo ngo twakoze ubukwe muri bya bintu abantu bishimira ngo igihe cyabuki ntajya kwirarira muri salo ariko ubwo dusubiye inyuma gato mwari mwabonye indi nzu noneho mukodesha hari sa iyo nzu urumva ko Imana yari yarabinyemereye twahugiye mu nzu y'ibyumba 3 na salo nziza ifite amazi mu rugo ibintu Imana yankoreye ntabwo nabirondora nakoze ubukwe mu miliyoni nakoze ubukwe burimo utaha mu nzu nziza burimo gato ubukwe burimo amafanta menshi umuntu wese wabimenyaga azana agafanta unzi yarayizanaga n'utayenza akayizana njye nta n'ijana nari mfite mu byibuke ariko nakoze ubukwe bwa miliyoni 2 z'icyo gihe zari nyinshi ku buryo nyafata mu kiganza ari kugura n'ikibanza ariko ntabwo yongeraga mu ntoki ahubwo umuntu yaratwerezaga akagura ikintu nuko ubwo bukwe bwagenze ariko bwabaye bwiza wa mugabo abonye ko bubaye yarazi ko butazaba niko kwivumburaga nyereka katankunda katanashaka akagirira muri salo Mana yanjye niba hari igihe nababaye mu mwaka wa 2016 kandi ubona nzi ngo ngiye gukorera Imana ni wa 2017 na 2018 iyo myaka yaranshegeshe reka nce mu ncamake twarihuse iya nzu ntabwo twayitinzemo nyamara suko Imana yabuze amafaranga ndibuka ko icyo gihe hari umukozi Imana bwati ngo nuzengere mfite icyifuzo ati ninsubizwa nzakwishyurira amezi 3 ukuri ko Imana twaragiye turasenga icyifuzo gitagisubizwa 180 gicyo ni nabwo bwa mbere nafashe inote nyinshi zitukura ndayaza nanyamurikira wa mugabo nta kintu nako twarajyanye kuyafata uwo mu papa yarambwiye n'umudamu we arambwira ngo singo hari amafaranga utazanye umugabo wawe twaragiye abari we bayahereza
ndabana ko biri umugabo agiye kubona ko ndi umukozi Imana agiye kumpa agaciro iyo twaratashye ahubwo shitani kajya musura ninjoro kandi baturura muntu wabahaye amafaranga burasa umugabo we kandi yari umusaza wifitiye umudamu we bakundana bubahana kuko bari baranyikundiye wenda ndaza kubavugaho nibiba ngombwa abantu basenga Imana nabigiyeho no gusenga ariko shitani kajya imwereka ngo ukuntu akajya byuka akambwira ngo ndosenga wowe na papa runaka ngo muhagaranye ngo muri kwifotozanya ni mu izina rya Yesu nyine numva shitani yaramwinjiye n'ibyiza Imana iri kunkora ntashobora kubibona gato cyane tugeze ku mwana wa kane hano ndi buvuge ikintu papa wari wabaye papa wanjye mu bukwe yankoreye gikomeye Pastor wambaje Manuel Imana imuhe umugisha yubahwe n'umukozi w'Imana mbese ibyo akora byose biramubereye kuko Imana avuga aranayikorera igihe kimwe twagiye kwa Pastor n'umudamu we n'undi mudamu inshuti yanjye abo badamu ko ari babiri baravuga ngo Pastor ngo sengera ngo n'umudamu ngo disi ngo n'umukene ngo ntagira n'iyaba urumva ni nyuma ubukwe bwararangiye narasubiye gukubitwa none Pastor arabasubiza ko ngo mugatinyuka mu mukambira ngo ni musengera mufite igisubizo cye none ko mamarona ubwo rero arababwira ati mwembi muri mwarimo igisubizo cy'uyu mubyeyi muri kumuririra mufitiye imwe ngo nagira abo kandi mufite amazu uwo ngo ahita avuga ngo afite umugabo udakirijwe ngo ntabwo byakunda ahita ahindukirira umudamu we aramubaza ngo none se we mama Pastor nta gisubizo cy'uyu mubyeyi ufite umubyeyi umudamu we nyirizina yego aramubwira ngo none se ngo akazu gahari kari gatoya noneho ikibazo afite ni inzu ntoya nose umuntu udafite nayo gukodesha azagaye inzu yo kubamo nkeka ko icyo gihe baga afite umurimo w'Imana ntiyakundaga no kuhaba noneho babimbye nabwa byibura mbonye niyo kaba kumba kamaza kuko nashima Imana cyane ahita avuga ngo genda umuhe iyo nzu ayibemo noneho ayo mafaranga umugabo icyo gihe noneho yarasigaye akorera ibihumbi bike amafaranga make ariko adutunga yishyuraga inzu ayo mafaranga wenda ubundi buzima bikaba bigoye ariko byibura ntabwo bari bakidusohora mu mazu bahita bamba inzu nyine turahimukira tukihagera umugabo ariryamira ngianga gusubira kuri kazi arabati kirakemutse kuba mbonye aho kuryama kirahagije ay'ubukode kuva bonetse noneho mubitika cyane nzi ko ngiye koroherwa ahubwo noneho ndushaho gukubitwa Pastor yakoze umurimo Imana imuhe umugisha akajya aza rimwe na rimwe ko ntiyabonekaga akagisha wa mugabo akavuga ati inshingano z'umugabo nuko hagurukira urugo Pastor anabuze akazi rwose nuko rwose ntako mba ntagize kandi yirirwa yiryamiye icyo gihe nari ifite inda y'umwana wa kane ndashaka kwihutisha noneho kumva umugabo muri ibyo bihe nagiraga ingendo nyinshi nsengera ahantu henshi hatandukanye abantu bampamagara bururu noneho tipe umugabo agasigara mbarira shitani ni umukara abantu b'Imana kugira shitani amubwiye ko iyo nda ntwita atariye noneho hari igihe cyageraga ariko njye ntabizi umutima ukambwira ati bari bugutera icyuma nijoro nkahita ubwoba bukanyuzura nkahita mfata urwuma twari turufite runini rurerure nkahita nduseseka munsi y'intebe awe nkumva ndaruhutse ariko se ubundi ntibari kuntera icyuma gusa uyu mugabo tubana ibyo bintu yabitinyuka bikancanga iyo nta kintu wishinja uba ubobotse pe ndeka rero nihuse nzabyare ka kana wa kane niho nabonye icyiyoberanya neza ku mwana wa kane ubundi n'ibintu byasobanutse ubundi nagiye nshamo muri make yarambabazaga hahandi najyaga kuririra munsi y'igitanda yarambabazaga hahandi yantukaga akanokoza kugera anyita imyanda yo muri poberi imwe bajyana indobo kandi aturi nk'imyanda yandi bajyana mu modoka bakajya kumena indobo ati ntabwo n'imyanda ahubwo igira agaciro nuko yamfataga ariko Yesu we ariko najya imbere y'Imana shaka ikambwira ukuntu izantaka ikangira ururabo izangira nk'ururabo ikambwira ukuntu ngo nzaba umuntu wo kwifuza havuga ndi Imana mbona ndi imyanda ko n'ubuse ninde wanyifuza ariko Yesu warakoze noneho
wa mugabo yari afite dayimoni nge ntabizi mbi cyane yo kwica. Ariko mbere tugishaka ari umuntu wari warabimbwiye ngo uzitondere umugabo atazakwica. Ariko sinabyumva. Reka rero ashake kuntera icyuma byange ntwite, noneho ikintu cyanyeretse ko ari mubi, inda yaramfashe ubundi abana bose nabyaraga niwe twajyanaga. Bose nta muntu nagira kumperekeza uretse uwo mugabo. Kuri yanda mu gitondo muzanaho imiteto imfashe 11:00. Papa Runa njya kuncyuririza amazi ndumva merewe nabi igise kiramfashe. Aragenda arayashyushya. Ayangira no muri douche ahita aca. Mvuye muri douche ubwo ndikwanga mujye kwa muganga mbura umuntu. Mbashije umwana twabanaga cyegiye nabanaga nawe mwana. Ahita ambwira ati reka terara ariko sinzahagiye. Gaho rero. Birancanga ubwo nta moto ntaki itahamagara umudamu w'inshuti yanjye ndamutabaza ntigwino ntabare ndabimubwira uko bigenze. Ahita ntegera moto nawe nta mwanya yari afite abashyitsi njya kwa muganga. Umugabo wese akuraho telefone byihuta. Nakoze sitarago zonyine mu bitaro njyenyine nta wundi mubyeyi narabwiye nari mbafite, ariko nabo nari narizeye umuntu wanjye. Nagiye nyine Imana iranshyigikira, cyakora sinabyarira no kuri centre de santé. Mbyarira Ikibagabaga. Ngeze Ikibagabaga ariko Imana ni papa ndabarahiye. Ubwo nari nagize ikibazo gikomeye nibirebire tuzabigarukaho gutaha, iyo ngingo y'uwo mwana yo nzayisubiramo. Ngeze Ikibagabaga ndabyara, mbyara neza ariko inzara irankubita mw'abantu b'Imana. Narabyaye rero mpera mu gitondo, nabyaye 3:00 za mu gitondo. Narinze ngeza 9:00 z'ijoro nta biryo ndabona, za nijoro ya telefone ya wa muntu yavuyeho. 3:00 za mu gitondo 9:00 za nijoro. Yego. Nagejeje ho mu 12:00 mpamagara umudamu umwe ndamubwira ndi mbabarira ntabare ndapfuye ko numvaga ndimo gutitira. None abantu mwava mu bitaro ntabwo bambonaga. Rero i Kigali no kwirwanaho niko bisanzwe. Najyaga ntitira mu nda nkumva ngiye gupfa. Noneho nahamagara ya nimero ngasanga ni composi, kandi nkibuka ko namubwiye ko ngiye kubyara igise kimfasha gahita agenda. Noneho ndamuhamagara umudamu yari ari no mu kazi, atahamagara umukozi ateka vuba vuba. Uwo mubyeyi aragenda arabifata aza kundeba yahageze nka 2:00 z'ijoro. Cyane ngiye gupfa mva ko bavuga ku muntu wabyaye biragoye. Noneho nihuse wa mudamu yavuye ku bitaro anyurayo muri rwa rugo. Ajya kureba wa mugabo amubwira ati umugore wawe ko nyine bya urumva ntabwo nariza ko yagiye ibaze rwose ntabyo namenye mbese namwe murabyumva ibintu bikaze. Aramubaza ndaramucabiranya ahita ashyiraho na telefone, nuko agaragaza ko nyine ari uko atarabizi. Arangije mu gitondo cya kare wa mugabo yariyoberanyije aza kundeba. Ijambo yambajije yitegereje wa mwana arambaza ngo ko wampishe ko wabyaye se wagira ngo ntamureba. Njye namera nk'umuntu urimo kurota. Nguhishe ko nabyaye igise cyamfashe turi kumwe wamara kunshyira amazi muri dushe ukagenda none ngo nabiguhishe. None se ko wakuyeho telefone urumva ari nkiri na mutoya muri ukiri muto biragucanga. Nari kubikubwira hehe nyine njye byari byandenze nta n'amagambo menshi mfite yo kubwira umuntu. Ahubwo igikurikiyeho twaratashye na kagahinja ni birebire kuko nari mfite igikundiro, nari mfite abamama bankunda. Hari umudamu w'inshuti yanjye nzavugaho neza afite umwanya, yahise azana imodoka. Ikintu cyo kwisezera kwa muganga byo narabyikoreye urumva itukira. Araza aramfata n'imodoka ngeza mu rugo. Bene data aha niho ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Abagore ngeza aha mu bimaso kandi cyane n'umuntu nakubwira akakwanga jya umenya akakwanga. Nageze mu rugo wa mugabo akajya yigwa aryamye na kagahinja nkagira ngo ubwo aramenyeye kuba mu buriri nava nyine nuko nari narabimenyereye. Kumbi ari kugakanda imbavu akagakanda uyu mugongo, igiti cy'umugongo aragituritsa, aragakanda hano mu maboko aho ukuboko gutereye arahaturitsa, arakanda hano mu tubambo mbari mu mavi arahaturitsa, arakanda hano mu bujana araturitsa. Umwana aragenda baka debiri. Ubwo niho nyimuvana kwa muganga aracyari amazi. None uko yagakandaga karariraga.
ubwo njye sinari mfite umuntu umfasha, nari narabyutse ndi mu gikoni nahe agahita ampamagara n'ibitutsi byinshi cyane ngo aho bera igicucu, ngo aho bera injiji, ngo uyu mwana arira ngo kitamwumva. Kumba aramukandaguye, karakana kameze nk'amarika kitondaga kubi. None uko akunda mubabaje umwana akarira cyane, agahita nuka ngo nijye utari maso ngo sindi kumwitaho. Bene data ni birebire, nshatse nasubikira tukazakomeza ubutaha, ariko ngira ngo mbabwire bagore bagabo ni birebire cyane. Icyampa Imana akaba ari basobanurira bino bintu. Wa mwana uko bwiraga nuko bukeye yahoraga mukandagura, none umwana aragenda abadebire cyangwa se niba reka tureke tuzagaruka ubutaha tuzabiganireho ukuntu byangendekeye, kuko ndabona nyine aricyo cyatubera cyiza dufite umwanya uhagije. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Bwaguhamya n'ubundi ikindi gice, reka turi kuganira na mama Sylvie by'umwihariko ku buzima bwe. Ndagira ngo nze gusoresha isomo riboneka muri Yobu igice cya 33 umurongo wa 14. Haravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa, nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvira amajwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imare umuntu ubwibone bwe buhishwe. Ngo hasi rwose niyo uvuga ngo ubuzima bwe urinda rwarwo. Atweretse uburyo ijwi ry'Imana ryavuganaga nawe no mu bihe bikomeye cyane, n'uburyo yakomeje kubana nawe. Reka dusabe nk'uko yagiye abisaba cyangwa abigaragaza mu kiganiro, umuntu usare ubuhamya rwose buzamubere fondasiyo yo kumva uko akwiye kwegera Imana biruse, kuko yakomeje kubana. Tutarasoza mwanyihanganira nkongeraho icyo Imana yari yambwiye kuza kubwira abantu niba byakunda. Nta kibazo. Yego. Gishyireho yego, komeza. Murakoze cyane. Ntabwo nkomeza nizimbe mu buhamya, tuzabugarukaho. Imana yarambwiye impagurutsa kuvuga ibi bintu, yarambwira ngo nze mbabwire ngo muhigure imihigo mwahize. Ubu ngubu mumbona hano nahize imihigo myinshi cyane, nta nubwo hari niyo nzi niyo ntazi. Ubu ndimo guhigura imihigo bantu b'Imana. Ntabwo njyewe nanga kumenyekana ku rwego ruri hejuru, mba mbona namenyekanye bitabahira. Ibitutsi ari byinshi, njyewe nabyo kuntuka birahari, kuko amateka yanjye arashaririye ku buryo haragiye harimo n'ibintu byatuma abantu bantuka. Njyewe nanyuze mu buzima bugoye, nanyuze mu buzima budasukuye, mbese mfite ibyasha byinshi byatuma abantu bambonaho impamvu yo kuntuka. Ariko numva nkomeye kuko Imana nanze kuza irambwira ngo nibuke ko umwana wawe yambaye ikibino ku manywa y'ihangu isi yose ibireba, akambara ubusa, agatukwa, ngo mbese uzatukwa kuruta uko umwana wanjye Yesu yatutswe. Apo numva ndakomeye, niyo mpamvu mbona aranga. Yarambwiye ngo nze mbwire abantu bayo icyambere muhigure imihigo, ngo kuko igihe kirageze ngo mwongere muhige indi. Inuma yarambwiye ibanza imijambo nari narayihaye igihe ngo nzayikorera, irambwira ati hute ahubwo ubu ngubu nona imijambo rivuga ngo korera Imana ugifite uburyo, riri mu mubwiriza tuzarisoma, ngo kuko utazi ibyago bizatera isi. Yarambwira ngo nzi mbabwire ngo igihe kiraje. Abantu baryamye, abantu basinziriye, abantu baretse Imana, abantu banze gusenga, abantu batarimo kwegera Imana, insengero zirafunze, bakaba barafunze n'izo. Yarambwiye ngo insengero yemera ngo ni mu mitima yanyu. Irambwira ngo Imana yobejwe nuko bakinze insengero zo mu isi zizanasigara, isi ubwo izashonga nazo zizasenyuka zisigarane n'iyi si. Noneho mugahita mukinga n'insengero zo mu mitima. Nyine urusengero nyarwo ni umutima w'umuntu, nirwo Imana ubundi ikoreramo. None ngo mwakinze insengero zayo mu mitima yanyu. Hari abantu benshi byabaye nko korosora, wabyukaga bahita bagenda bikorera ibyo bishakiye, ngo n'ubundi ngo ntibagifite aho gusengera. Imana rero yarambwiye ngo igihe kirageze ngo mwongere kuyikenera. Abantu bayiteye umugongo, ngo hari ibintu bigiye gutuma muyikenera. Rero ubwo mwamaze kubona ko bimeze nk'aho mwagiye muri paradizo, nyamara igihe kirageze ngo mukenere Imana. Abantu b'Imana niko yambwiye ngo mbese ko utarimo guhigura imihigo wahize, igihe wari uguwe nabi, igihe wari urushye, igihe wari uyikeneye nyine ukaba waracecetse nk'aho ntacyo wavuze, ngo igihe ko kije ugahiga indi bizagenda gute? Irambwira kandi ngo mbwire abantu bagushijwe n'abandi bantu
ngo mbese abo bantu babagushije mukava mu byayo ngo nibo babahamagaye ngo cyangwa Imana niyo yari yarabahamagaye. Hari abandi bantu yantumye irambwira ngo hari abandi biheje ngo kuko bagiye mu byaha bagasayisha cyangwa bakanyura mu nzira zigiye zitandukanye ngo bariheje ngo baravuga ngo Imana ntiyabemera. Icyo gihe yarambwiye ngo mbabwire ko igifite imbabazi. Ndashaka kubwira abantu bumva ko badafite aho bahera bongera kujya imbere y'Imana. Yarambwiye ngo ibafitiye imbabazi nyinshi, nimugaruke muyigarukeho. Mbese imbwira yuko ifite imbabazi nyinshi zo kubeza bigishoboka, kuko igihe kije ntabwo muzaba mukibonye uko mwihana, ariko uyu munsi nimugaruka. Yambwiye ko ibafitiye imbabazi. Rero ni byinshi tuzabigarukaho ku yindi level cyangwa se ku kindi cyiciro. Turacyafite ibintu byinshi by'ubutumwa Imana yampaye, hari amagambo yagiye imbwira, ariko tugiye kuzashyira mu kiganiro gitaha. Mube hafi tuganire ku bintu by'Imana, abantu b'Imana. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Hari byinshi mbabikiye, mfite byinshi Imana yantumye, ishaka guhembura imitima yanyu. Imana irashaka kubagarukaho bundi bushya. Abafite indwara mukomere, hari Imana ije kubatabara. Amen. Kadusenge. Mana Data wa twese mwiza, uri inshuti yacu, turakwizera. Turabizi neza ko nubwo twanyuze mu bikomeye tukanyura mu macupa no mu mahwa n'ahandi henshi hatandukanye, ariko watubereye Imana. N'uyu munsi ubera Imana abantu bose banyumvaga, ubera Imana abarwayi, ubera Imana abashonje, ubera Imana abababaye, ubera Imana bafite agahinda, ubera Imana bafite inzara, ubera Imana abantu bafite ingo ziri kubarushya, ubera Imana abagore barimo kurizwa n'abagabo, ubera Imana abagabo bari kurizwa n'abagore. Mbese kora ibitangaza cyane cyane mu miryango, kuko ariho umwanzi ari gukorera cyane. Ugira ikintu ukora ku babyeyi baruhuke. Uko wagiye untabara nzagaruka mbabwire ukuntu wagiye untabara. Ariko mbese iki gihe mbasabiye gukomera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze rero nshuti muri iki biganiro bya Imbabazi TV show, mukomeze kunyurwa nabyo kandi umubyeyi azakomeza kudufasha byinshi. Niba utarakora subscribe nakubwira ngo nimba ikiganiro cyagushimishije wayikora, kugira ngo dukomeze kure mu muryango mugari w'inyigisho zifasha intekerezo zacu. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, naho ubutaha.